Ndabasuhuje abakunzi ba Payo Network, nongeye kwishimira kuba ngiye kubagezaho update nshyashya ziri kuvugwa muri Payo Network. Ngira ngo iyi ngiyi ndimo navuga ko ni Payo Network Telegram channel itangwaho amakuru yose, ifite aba subscribers, navuga ko ifite aba subscribers barenga 2,280,800 cy'aba subscribers. Ikintu rero ngira ngo nje kubabwira ni itangazo rivuga ngo KYC deadline extended to 31 December and mainnet checklist deadline remains December 31. So bivuze ko umuntu wakoze cyangwa se wakoze Pi akaba adafite KYC babongereyeho igihe, nyaboneka babongereye amatariki mugomba kuba mwakoze KYC. Bisobanuye ko ni tariki 31 z'ukwa 12 n'abantu batarakora mainnet checklist. N'uvuga ngo no kureba ya checklist muza kuba mugiye muri dashboard mukajya kuri menu mubonana ndetse ngo mainnet checklist, niho rero ugomba gucekinga ukareba ko zira step zose uko ari 9 zagiye zikurikirana kugera kuri step baguhaho KYC. Nayo rero iyi mainnet checklist igomba gukorwa kugeza ku tariki 31. Reka mbasomere ibintu bavuze ngo the first grace period deadline to submit the KYC application is now extended to December 31. So bavuze ko grace period amatariki ubundi yari yaratanzwe yo kuba watanze KYC yongerewe ageza ku tariki 31 z'ukwa 12 2024. Make the same as the second deadline to migrate. N'abantu batakoze migration, abantu mwabonye KYC ni mukore migration, namwe babongereho iminsi kugeza ku tariki 31. Abantu muri tentative, ubwo ni abantu bagiye bahindura amatelefone, abantu bagiye buzuza imyirondoro nabi, mukaba muri tentative, mukaba mutarakoze migration, mwarabonye KYC namwe babongereho. Ubwo bivuze ko ndaza kubasobanura muri video ijya kurangira uko muza kubigenza. Making it the same as the second deadline to migrate. Okay, the final grace period deadline has not changed and it is still December 31, 2024. Bivuze ko nta kintu bahinduye cyane, gusa tariki yo ni 31 z'ukwa 12 zo kuba wamaze gutanga KYC cyangwa se wakoze migration. These extensions ensures all pioneers have ample opportunity to secure their Pi while maintaining the overall time frame of 6-month grace period unchanged. Bivuze ko iyi extension yo kongera cyangwa se uburyo bwo gufasha abapioneer babahaye n'undi grace period y'amezi 6. Ubwo bivuze ko mu mezi 6 nta cyahindutse, gusa ikintu babafashije no kongera iminsi. Ubwo no kuva mu mezi 6 ikintu babakoreye nuko ababongera iminsi kugeza ku tariki 31 z'ukwa 12. Ubwo rero mugomba kuba mwatanze KYC application, ikindi mukakora mainnet checklist kugeza ku tariki 31 z'ukwa 12 2024 kugira ngo mwirinde to avoid any for future take action now, don't wait. Kugira ngo mwirinde byibura, murabizi ko bashobora kuzabaninga account balance zanyu, bakaba babaninga izo mwakoreye kubera ko mutakoze KYC. Ubwo rero kugira mubyirinde, mugerageze ibyo ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere, mugerageze mujye muri app mu mining byibura iminsi, murabumva ko ari mu kwezi, mu mining byibura icyumweru kikurikirana mukoraho mu mining. Cya kabiri, mujye kuri dashboard mureba handitse mureba ahantu handitse support cyangwa se aho ushobora kwandikira nyine aba support, then mwandikira support murebe ko muyibwire ikibazo mufite. Niba ikibazo cya KYC ugitangemo, uvuge impamvu ubona yatumye utabona KYC, then utegereze. Ikindi ku bantu muri tentative, ushobora kuvuga ati nabuze KYC kubera iyi impamvu niyi, nahinduye telefone inshuro nyinshi cyangwa se na imyirondoro nanditse nabi, bikaba byatuma njya muri tentative cyangwa se bikaba byatuma ntabona KYC. Ubwo bisobanuye ko na migration hari abantu mubona KYC migration igatinda,
bigatwara igihe. Iriya step ya 9 ikunda gutinda. Iriya step ya 9 murabizi ko niyo step ituma mugira mwemererwa kuba mwamigrating amapayi yanyu mukayajyana muri wallet mukaba mwazi recevinga. Ubwo rero bisobanuye ko iriya step ya 9 itarakunda ntago bikunda. Ubwo rero nayo iri muri step bavuzeho ya migration ko bigomba kurangirana n'itariki 31 z'ukwa 12. Guys, nandi kubabwira rero ku bintu bijyanye na migration, nanyuze kuri migration. Ubwo rero abantu mutarakora migration namwe muyikore cyangwa se mwandikira aba support ibe yabaha migration. Ubwo rero itariki nayo mbanze kubabwira 31 z'ukwa 12 ni itariki bongereye mugomba kuba mwamaze gukemura ibibazo byose mukaba mwabikemuye, kuko navuga ko ari extended. Uvuze extended aba ari ukongera, to extend ubwo ni ukongera cyangwa se gutanga amahirwe ku bantu batabonye uburyo bwo gukora aya KYC cyangwa se grace period yabo ikaba iri kugenda barangirana. Ubwo rero niba grace period yawe tuvuga ari isigaranye nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ngahe, iyo bavuze ngo extended baba bakongereye igihe. Ubwo rero icyo gihe baba bakongereye ugomba kukibyaza umusaruro, ukaba wasobanuza ku byo utumva, ugasobanuza ku bantu bakwegereye bamaze gukora KYC na migration bakaba bagufasha guys. Ariko nta gusobanuza buri muntu wese ubonye, kuko iyi project bisaba kureba umuntu navuga ko wisobanukiye kandi wizeye, kuko ari igihe usobanuza umuntu akaba yagutwara ibyo bita ama private key cyangwa se akaba yakwiba payi zawe. Murabizi ko byagiye bivugwa hari abantu bagiye babura amapayi yabo. Bisobanuye ko bisaba ko usobanuza umuntu wizeye kandi uri hafi yawe. Wabona bidakunda ukaba wareba video, ariko ibyiza no kubanza kureba ama video ukabyigira bwawe, kugira ngo n'ubutaha nugira ikindi kibazo uzabashe kubisobanukirwa cyangwa se kubikora, kuruta uko wajya gushakisha abantu bagusobanurira kandi hari video ziba zakozwe. Ubwo rero iyi grace period igomba kurangirana 31 z'ukwa 12. Abantu mutayikoze mutasubmitiza ama KYC mwagiye muhindura phone mukajya muri tentative n'ibiki byose, nizere ko mugiye kugerageza kwandikira support ikabagira ikintu ibafasha. Ubwo mukore subscribe, musharinge video ku bantu mwese, abantu bose muzi badafite KYC cyangwa se batakoze migration, turebe ko twakachivinga goals tukaba twagera kuri final stage ya mainnet. Ubwo tukaba twagera kuri listing cyangwa se token generation event. Murakoze mukomeze mugubwe neza.